tidutunzwe ngo ibyiza byo gukora ngo ntibigizwe, ubutunzi bwacu ngo ntibugizwe n'ibyo twakira, ngo bugizwe n'ibyo dutanga. Yamaganya rero iyo afite abandi babona ko ufite ariko mu mutima ari ntacu ufite. Ariko wizeye ubwami bw'Imana umenye ko mu kiganza cy'Imana ariho hava n'ayo mazu n'ibyo muzambara. Nico bishatse kuvuga ngo Yesu yinjiye mu rusengero, muhanuzi bwa Yesaya 61 ngo bamuhaye umuzingo w'igitabo cyabaga mu sinagogi gusa, nta wundi wagira igitabo, bakibikaga nk'ababika sente mu rusengero, bakizinguraga batambye bagiye kugisoma gusa, ngo bakimuhe abumbura 61 muri Yesaya. Hariho umwuka w'Uwiteka ngo ari kurinje, ngo yansigiye amavuta ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, ngo mbwire n'abavunitse ku mitima ko baruhuwe, ngo mbwire ko n'imbohe nazo zigiye kubohora. Ngo Abayuda banyora n'inzara, agiye kuvuga ngo kandi ubwo buhanuzi ngo nije busohoreyeho. Abantu batse uyu muntu uyu muntu ni gute ubuhanuzi umusohoreyeho gutya? Si umwana w'umubaje. Abandi bati nukuri none aravuze, arigereranyije, aravuze ngo ubuhanuzi no busohora. Niwo wa munsi mujya mwumva ngo bafashe baravuga bati ntitumwicisha amabuye cyangwa inkoni, turamutembagaza mu gikunduke. N'uwo munsi yarasomye ubuhanuzi, batuye umuntu wigeranije n'Imana, nta nkoni, nta buye, nta buhiri, nta kofi, mumufate tumwaraze asadukire mu kirere. Ariko cyatangaje ngo baramujana ngo bagere ku gikunduke, ahindukira gahoro, bose bamukurikiye abantu batagira umubare, yisubirirayo ngo habura umuvuga ati yewe umuntu twari tugiye gutembagaza agiye gute? Ngo nukugiye ibyo ntibzashoboraga kuba kuri Yesu. Ntiyishwaga n'abantu, nta modoka yamugongaga, nta sasu bamurasaga, nta pikipiki yamunyuraga hejuru, nta sumu bamuhaga, nta murozi bamurogaga. Yangomba guhagarara inyabihanga agatega amaboko akirehereza isi yose, akavuga ngo nimuze musange kuko noroje umutima kandi ndumugwaneza. Kadusome ijambo ry'Imana hariya amaze gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi. Ni igice cya nyuma cya 4 kuko runo rwandiko rufite ibice 4. Bwana wetu asifiwe. Amen. Mbere yo gusoma reka tubanze dusenga Imana. Wera wa Isiraheli, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, izina ryawe Imana ryabwe icubahiro. Ndagushimiye aya masaha mpagaze imbere y'ubwoko bwawe ngiye kuvuga ubutumwa. Reka ijuru rimanuke muri kano kanya, atari uko ndi mwiza cyangwa bari beza, ariko washatse kutugushimira muri kano kanya tuvuga ibitangaza by'imirimo y'intoke zawe. Nta muntu udafite amashimwe muri aba bantu. Umuntu wese uhumeka afite amashimwe, gusa dutandukanye mu buryo bwo kuyatanga no ku buryo bwo kuhuriza hamwe ngo tuyatange no gutahura ko icyo Imana yadukoreye kirenze cyane icyo dushobora gutekereza nk'abantu. Cecekesheje imiyaga yose ntiturutse mu bantu, turutse mu kirere cy'umwijima. Eleza mambo mvuga ngo urenze uko dutekereza nuko tuvuga ngo uko imbaraga zawe zingana zidukoreramo. Kuwa mbere sinatekerezaga ko nabaha ngaha kuko ni wacu ndakunda guterana kuwa mbere, kandi nabo niko bavuze. Ariko umunsi waturemeye amashimwe twese ngo tuyabemo,
nicyo gituma tugomba kubitahura, tutabifashe nk'ibyikoze. Haba nubwo twumvaga mu mubiri tunaniwe, ariko wowe urashoboye, kuko amashimwe ntakomoka mu nyama n'amaraso, akomoka mu mutima ushima. Izina ryawe Mana rihabwe icubahiro. Reka ubwoko tugiye kubana hano basanzwe bakushima, ariko twateranije amashimwe uyu munsi ngo tuyafatanye n'abaturutse kure n'abaturutse hafi. Dumo katika imani, kugira ngo tuze guhuriza hamwe imbaraga zo gutahura, kuko gushima no gutahura. Tumenye ko nta wigize muri twebwe, ijuru rimanurwa no kutugirira neza, kuko natwe twateranye kugira ngo turirate. Hakika ya Mungu, reka ubwiza bwawe buruta uko bwarebwaga n'abantu, niko n'umurimbyi yaririmbye, bwumvikane muri no teraniro ry'abera. Humvikane ikiriri cyo kugushima n'imirindi yo kuzamura icubahiro cyawe, tuvuga ngo tumenyekanishe kuko twatahuye watugiriye neza. Ndagushimiye ko wumvikanisha ibyo ushaka mu mitima yacu, natwe tukabivuga, kuko twatwijwe ururimi rwo kubivuga, duhabwa imitima yo kubitekereza. Ndetse biranashoboka ko n'ubusabane bw'abantu nicyo cyatumye tuboneka turutumwe, kugira ngo tuvuge ibitangaza by'imirimo y'intoke zawe. Izina ryawe Mana rihabwe icubahiro. Urakora ibikomeye birenze ibyo abantu bateganyije, kandi ubisobanure kuruta uko twabisobanura twebwe. Bisabye nizeye ubyumvishe kandi ubikora atari ku itegeko, ahubwo ari ku bushake nk'uko ubisangamo. Tubisabye mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Ndifuza ko mwongera gutambuka gatoya mbere yuko nsoma. Abantu n'ubundi bahoze hano batamba, baducurangire, nitumara dutambeho gatoya.
reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi ibice 4:6. Dusome mu izina rya Yesu. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Dusubiremo. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, munashima. Nshimye Imana impaye n'umwanya mwiza kugira ngo mpagarare hano ku wa mbere. Ntabwo bikunze kuba cyane, ndetse ejo nabwiye pasiteri ndetse yewe ko nsa n'unaniwe, ntiwareka ko tuzakomeze kuwa kabiri no kuwa gatatu. Ati twarabitangaje ngo ndebe uko namwe muzatangira iteraniro ryo ku wa mbere mukageza ku cyumweru. Ntabwo nabagiriye impuhwe, ariko natekereje ko abantu badashobora no kuboneka benshi. Ariko abantu si bo bakenewe benshi, hakenewe abantu bafite amashimwe menshi nubwo baba bakeya. Yesu yaganiriye n'umugore w'umusamariyakazi hari saa sita z'amanywa, kandi Bibiliya tubwira ngo yapfuye kwicara gusa nk'utabiteganije, aza kuyisanga yicaye hejuru y'umunwa w'iriba. Yakobo yari yarafukuriye umwana witwa Yosefu. Hari saa sita z'amanywa, haza umugore aje kuvoma mu burasirazuba bwo hagati, aho ni Moyen-Orient niko bayita mu Gifaransa. Ni agace gatuwemo na za Isiraheli, za Siriya, za Libani, za Jorodani cyangwa se Yorodaniya. Iyo niko gace bita ngo n'uburasirazuba bwo hagati. Urundi ruhande rukaba za Kuwait, za Bahrain, za Emirati Arabini, za Qatar, za Iraq na za Iran. Ako gace n'ubutayu. Uwo mugore rero ubundi bakoraga imirimo mu gitondo kare izuba ritari ryatwika, cyangwa bagakora nimugoroba rimaze gusani ricogojeho gatoya. Ariko uwo mugore we yaje kuvoma saa sita. Hari komantere zivuga ko cyatumye aza wenyine kandi saa sita nuko n'ubundi yari afite umwuga w'uburaya ku buryo atikozaga abandi ngo banashorerane. Buryo umuntu aza gukora ibara arihisha. Ibyaha byose abantu bakora tibabikorera ku mugaragaro, babikora bihisha. Ariko wari umwanya we kugira ngo azagira amashimwe. Asifiwe sana. Ahageze asanga Yesu ni uhari, kandi muri ubwo burasirazuba bwo hagati amazi kugira ngo bayavome babanzaga gucukura, bagafata ikibindi bakagihambiriza umugozi, bakohereza ikibindi mu butaka munsi mu gisima, bakazamura amazi bo batagezeyo. Cyo cyatumye wa mugore yabajije Yesu ngo se kudafite ikibindi ntugire n'umugozi, ayo mazi umbwira umpa urayambute. Yatekereje ko ari ayo ngayo asanzwe Yesu agiye kumuha. Hari cyo nari ngiye kuvuga ayo magambo. Arambwira ati se umugore wambaye kutuzi, undata amazi yo nayaguha, reka mabwire kino kintu. Mu burasirazuba bwo hagati kubera ubutayu bwari buhari, amazi yafatwaga nk'impano y'Imana, nta muntu washoboraga kuyima uwundi. Wa mugore yumva yayamuha, ariko aravuga ati nayaguha, ariko uri umuyuda nka umusamariyakazi, nayaguha gute? Yesu aramubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana, ngo ukamenya no gusabya amazi wari we, wari kumpa amazi asanzwe nkaguha amazi y'ubugingo ku buryo utazongera kugira inyota. Wa mugore yumva ayo mazi arayakeneye, ariko atekereza ukuntu Yesu yamuhe adafite umugozi ntagire n'ikibindi. Abigishwa ngo baratawanyika bagiye gushaka ibyo kurya baza kwifashisha ku manywa ngo bagaruke. Nijoro nari ngiye kuvuga ngo basanga Yesu ngo ari kuganira n'umugore d'abord, mbere na mbere ari umugore, kandi cyaraziraga kaziriza umuyuda w'umugabo guhagarara n'umugore. Nubwo mubona abantu bashobora n'abagore batari ababo, ariko mu bayuda ntabwo byemerwaga.
noneho kandi usibye nuko ari n'umugore azwi nabi nk'indaya, zasaga n'ibikojeje isoni kubona umugabo uri nka Yesu ahagararanye n'uwo mugore saa sita. Ariko ngo basanga ngo arimo avuga nk'ubwira igiterane gikomeye, ngo nk'uvugana n'igikomangoma, ngo nk'uvugana n'umucamanza ukomeye, ngo nk'uvugana n'umunyacubahiro, ngo yabishizemo umwete cyane, ngo nk'uko abigenza yigisha mu isinagoge. Ngo batinya kumubaza ngo se hari ico wariye, kubera imbaraga bamubonanaga arimo akoresha. Twamenyereye abantu benshi, ni naco gituma iyo dutekereza ku iteraniro ryabaye ryiza cyangwa igiterane ngo nuko abantu bacitabiye. Ikindi tubaza bwa mbere ngo se abantu baritabiriye, ngo baruzuye, ngo n'abandi babura aho bicara, kigasa nkaho cyabaye ikimenyetso cy'uko igiterane cyagenze neza, ngo nuko bamwe buzuye ndetse ukanashimishwa ko n'abandi babuze aho bicara, kugira ngo byumvikane ko witabiriwe. Urusengero rwaruzuye cyangwa icicaro mwateganije kiruzura, ndetse n'abandi bahagarara hanze, ariko barindira ko ibyo mwateganije nabyo bikorwa, babirindira hanze, bigasa nk'ifierté, ni byiza. Simvuze ko ari bibi, ariko si ubucuruzi. Umuntu wifuza abo ngabo cyane ni umuntu ufite ibyashara kandi ushaka ko bigurwa. Ariko nimba ari ubwami bw'Imana, asifiwe sana. Ababwitabiriye uko bangana kose barahagije. Hari umunyabwenge wavuze ngo yewe n'Imana ngo nitwe benshi kuruta basigaye. Iyo niko ijambo ry'Imana ngo nimba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ngo se umubisha wacu yabandi. Mu yandi magambo nubwo twaba turi bake, ariko uruhande duherereye akaba ari Uwiteka abamo, nubwo ahandi haba benshi ntaco badutwara. Yesu ngo ahindura ikiganiro, il changea brusquement le sujet. Ngo ahindura ikiganiro, aramubwira ati nzanira umugabo wawe. Umugore ati ntawe ngira. Yesu atuvuza ukuri, kandi Yesu yarazi ko yagize batanu, n'uwa gatandatu yamusize mu nzu. Aramubwira ngo wagize batanu, n'uwa gatandatu utavuze, na batanu ntiwabavuze, nawe genda umusezerere so wawe. Umugore arikanga cyane ati se ibyo bimenye ute? Ngo Yesu ahishura ibyo yari yarahishe imyaka myinshi abyicariye, abihushura saa sita z'amanywa, kandi atangiriye kugusaba amazi. Naho inyota y'uwo mugore yagombaga kuba etanche mu gari w'Abafaransa, yagombaga gucogozwa inyota yari afitiye abagabo benshi n'uburayi. Ariko Yesu abanza kumubwira ko ari ufite inyota y'amazi asanzwe, kugira ngo amukurure gahoro aze kumwinjiza kubyo uwo mugore akeneye. Umugore aramaze ati se ni wowe Mose yavuze na Zaburi kuririmba? Undi ati wakabimenya. Ariko ngo yihagararaho kandi ngo aravuga ati se none se kuvuze gutyo kusogokuru yari wafukuye rino riba, Abasamariya n'Abayuda bari basangiye sekuru, ariko batangira gusenga imana zitandukanye. Igihe cyo kubaka urusengero kwa Ezira, ngo Abasamariya babasabye ko barufatanya kurwubaka, Abayuda baranga, bati mwebwe turabizi ko mwemera Imana, amategeko ya Mose murayemera, atari ko mukavanga n'imihango ya gipagani. Ngo bari barubatse itorero ry'ishari ngo ryo guhangana n'itorero ry'Abisirayeli y'Abayuda mu mbabari. Atese kuvuze ko ahangaha ariho we ntuzahasengera, uzasengera ahandi, kandi sogokuru arahaye dufukurira iba. Yesu aramubwira ngo umugore igihe kiraje, ngo kandi kirasohoye, ngo ntibazasengera i Yerusalemu mu Bayuda, ngo ariko kandi ntibazasengera kuri uyu musozi. Ngo abasenga data by'ukuri ngo bamusenga mu kuri no mu mwuka, ngo bene abo ngabo nibo data ashaka ko bamusenga. Yesu uyu musozi yaravuze ko yavuze i Yerusalemu, akavuga n'uyu musozi ni uwuhe? Hari abantu batambuka batarebye ibyanditswe ngo bishakishe. I Yerusalemu wari umusozi w'Abayuda, naho uyu musozi yavugaga Yesu ni umusozi witwa Garizimu, ni umusozi wo musozi w'Abasamariya basengeragaho. Ariko imana za nyinshi ntibagiraga ngo bagiraga ngo urusengero ariko rutagira igicaniro. Hari igihe abantu bagira insengero ariko zitakirimo Imana cyane, igicaniro kikabura, ariko insengero zikabaho ndetse zikandikwa n'amazina amwe y'Ibyongereza n'ay'Igifaransa n'ay'Ikinyarwanda n'ay'Igikuyu n'ay'Ikikalenjin, izo zose zikandikwa, ariko washaka igicaniro kirimo ntukibone. Ngo nuko n'Abasamariya bari bameze, bari bafite urusengero ariko rutagira igicaniro.
icyo nari ngendere kuvuga, Yesu ngo yigisha umutima w'uwo mugore ngo kuko yawushakaga umusaruro ukomeye, kubera ko yari kuzajya kwigisha bene wabo b'Abasamariya. Ntiyongeye kuvoma uwo munsi. Nicyo gituma uyu muntu ahuye n'ubwiza bw'Imana amaganya arashira. Uwo mugore ntiyavomye kandi Yesu ntiyanyoye amazi yari yasabye. Ngo uwo mugore yataye ikibindi aho ngo amuzasome ngo asige ikibindi, aza kuvuga inkuru y'ibyo yahuye nabyo. Arabwira ati mbonye umuntu. Ati wa mugore we, indaya zigira amakuru menshi, wabonye nde? Kusanzwe ubona abagabo benshi n'ubundi ko ari wo mu gukora. Undi ati mugabo nabonye ntasanzwe kandi ntameze nk'abo nari nsangamo. Ni kumuririmbyi yaririmbye, nashakishije amahoro muri iyi si sinayabona, bukeye mpura n'umugabo witwa Yesu ampa amahoro. Eleza mambo. Nashakishije amahoro muri iyi si sinayabona, bukeye mpura n'umugabo witwa Yesu ampa amahoro. Ariko twaza muri Imana yacu. Haleluya! Nashakishije amahoro muri iyi si sinayabona, bukeye mpura n'umugabo witwa Yesu ampa amahoro. Ngo barahaguruka bati tuje kureba amakuru yabaye. Ngo bahagere, ngo baravuga ngo kuva twabaho nibwo bwa mbere uyu mugore avuga amakuru y'ukuri. Reka nkubwire, iyo urase kwiganyira utangira kuvuga inkuru y'ukuri. Bati kuva twabaho turumva uyu mugore avuga amakuru y'ukuri, ariko none ahubwo yayavuze uko atari. Dusanze yuje neza Yesu, ngo nicyo cyagiye bamusabye bati ahubwo taha iwacu. Ngo yamaze iminsi n'amajoro 2 asangira n'Abasamariya ari kumwe n'abigishwa biwe kugira ngo abakure mu inenesi banenaga Abasamariya. Iminsi n'amajoro 2 barahindukira barataha. Nari ngiye kuvuga ngo abantu bangana gutya ntabwo ari bakeya. Kandi reka mbaho urugero, ushoboye kuba umucuruzi ukabona isoko wenyine, waza guhamagara abandi ngo nimuze namwe mugurishe, cyangwa ahubwo waza kuba kopi zo bafite kugira ngo ubyigurishirize nabyo uzungukemo. Ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana niho tuba abanyakamwe, tugashaka ko abantu baba benshi, ariko kubakiriya umuntu yatekereza ko yatwara isoko wenyine kandi rikamuhira. Ko umuntu ucuruza za protector ukabona umuntu uzirangura, ndakurahiye ntiwahamagara undi ngo ngwino bakurangurire, wahita wirukaza kumurangura byibuza ukamungura harenze kugira ngo ugurishe zose ukabyiha. Nimugera mu materaniro ntimukaza mu kibazo cy'abatabonetse, uzufata nk'ugiye gucuruza wabonye abakiriya bakurangurira, ugiye kugura byinshi kugira ngo ugurishe byinshi. Ariko iyo twatangiye kuzimura ngo abantu ntibaje, ni naco gihe tudafashwa. Kagira amazimwe pasiteri yatangwa ariko ngo nditwari kumwe mu nama ngo yo guterwa kiro giterane, ngo none ko mutaje atangira gukompoza ngo buriya ngo mukundi kanisa. Buriya abatangiye gutakaza n'ibyo nawe yahawe, kutekereza ko yari kugurirwa ari uko abantu babaye benshi. Mureke nugera mu nzu y'Uwiteka wenyine abandi bataje, utangira ushime Imana, uzamure n'ikiganza cyawe uvuga ngo Mana ushimwe kuko ari ngiye wahageze. Nshima Imana ku butumire. Nza guhaguruka nako amakuru amaze kumenyekana ko nzaba ndaha. Umushumba yarantumiye ntabwo namumenye, ariko ndebye ifoto ye ndamubaza ntese haraho ushobora kuba ufitanye isano na Bishop Nsamirwa. Ati awo nguwa mbere data wacu. Nari ndebye gusa ifoto gusa kuko mbazi twarasenganye twabanye muri Maranatha. No mu minsi ishize Nsamirwa heruka iwacu aje kudusura, twagize ibyago dupfusha umuntu kubera ko twabanaga mu rusengero, afata urugendo aza kudusura sikera n'ubuvuba cyane. Arambwira ngo mufite igiterane cy'icyumweru none tuzabane, mubwira ko bitazakunda icyumweru cyose kubera ko nzaba ndi Kampala muri weekend ntashye. Hari igiterane cy'abayumbe bari bamaze amezi 2 barantumiye. Ansaba rero ko tuzabana ino minsi. Ngejeje sho niho ndashatse gukomoza, numva nunaniwe. Ndavuga nti senti komeza ejo hazaza nejo bundi, ariko ndashima Imana ko ari itanga imbaraga. Si twebwe tuziha, hari igihe umuntu yatekereza ngo araruhutse akazibura, yatekereza ngo ararushye akazibona, kuko Imana nizi kuzitanga no mu mibare yazo.
turashima Imana rero ku butumire bwanyu itorero rya Siloam. Ushumba mwarakoze, nabo mukorana n'iteraniro ryose, ndetse n'aba basaza baturutse ahandi hatari muri no torero, n'undi wari wese nkuko mwatwakiriye dufatanye ijambo ry'Imana. Tuzageza kuwa gatatu, niba ari mwe nyine muzaza murahagije, nihiyongeraho abandi murahagije, namwe ni munasiba hagakingurwa gusa urugi hakaboneka umuhagarikizi n'umuvuga butumwa, navyo birahagije kuko kigenderewe nico ngico. Nigeze kubona umugabo umwe aho twagiye mu ivuga butumwa ngo dutangire gutinda, ahita abwira abakristo ngo nimutahe, ati ngiye wese nyabwira abantu ngo nibihangane, ahubwo ndabakingurira ngo abashaka nibatahe, kandi nta wataje. Gituma abantu bataha nuko tubinginga ngo nibareke gutaha. Umunsi twababwira ngo nimutahe vuba ntibataha. Sindigera mbwira abantu abakristo nsoje iteraniro ngo babwire ngo mwakoze ko mwihanganye. Mwihanganye se nabagiriraga nabi, ahubwo nimushime kubera ko mwagabanye. Abantu baza kugabana ijambo ry'Imana warangiza ngo mwihanganye kaho bari mubakubita. N'imvugo nyine twamenyereye zo gushekerera, zo gusheshenga, zo kumvisha n'abantu ngo aho hari byo bari batuzaniye, none turabashimiye nk'abatwihanganiye kuraba ko twari tubagoye. Ngo mwakoze ngo kwihangana, bihanganye se ninde wabakuraga, ninde wabanyagaga? Muze mubabwira ngo mwikomera amashi, ahubwo muri abanyamugisha kubera ko mwagabanye. Kugabana murabyumva mu Kinyarwanda? Kugabana murabyumva? Yego, nuguhabwa. Turashima Imana rero ko ngeze hano, ndabona umukristo wacu hariya Nyirasita, ntabonye yarabyibushe cyane, narije kumuyoberwa. Uriya n'umwana wacu, uriya mukobwa ari n'umugore nyine wicaye hariya. Ese niko bimeze? Narinziga umugore sinarinze umugabo, ariko biranshimishije cyane. Uriya n'umwana wacu, twe twamureza ari mutari uruhinja, twe twamubatije, yaje kuza hano nk'abandi bose nyine barahangaha nkuko namwe mwaje, aza kubakana urugo. Igihe kimwe aza kugira ikibazo, ngira ngo turacibuka apfusha umwana, twarabimenye n'ubundi, ariko turashima Imana ko yongeye kubyara. Nyirasita rero turakwakiriye, tugize Imana tubona n'umutware. Ababyeyi turacabana mu rusengero, tumaranye igihe, twari tunaturanye inzu n'indi imbere. Namwe mwese tutazi ariko twabonye imbere yacu, turabakiriye mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, twanatangiye naho hose. Umuhagarikizi yavuze ko ari amagambo 5, kandi niko nyine nameze. Icyambere, ntimukiganyire, ariko naje gusanga amaganya ari muri Bibiliya cyane. Kibaze ko hari aho bavuga ngo habe n'amaganya ya Yeremiya ko yemewe ko yandikwa gutyo. Nikoze ubushaka ndabetse ibintu byose kuganya nukuhe d'abord. Ntimutekereze ko kuganya kose ari ugutaka. Oya, none si igitabo cy'amaganya ya Yeremiya kuko icemewe kandi ari amaganya. Sinanabonye pasteur reka bwana sishiwe. Uyu mugabo namenye ko yabaye pasteur, uyu ni umukristo wacu. Uyu ni umukristo wacu, nari ntarabona yicaye ku ntebe z'abapasiteri. None abantu bose bavuye hari abana benshi babaye abapasiteri, mu gihe abasaza twari abagabo bakuru twasigaranye nta uraba umupasiteri. Turashima Imana ko bagiye baguka. Uriya musore bambwiye ko yabaye pasiteri, kandi ndabizi ni umukristo wacu. Sinari nahindukiye ngo murebe, nawe amfashije gushima Imana, kandi sanze nyine yaramenyereye intebe kandi ayitujemo. Igihe bansengeye, nasengewe bitunguranye cyane muri 2001, hari mu kwezi kwa 10 ku itariki 12, sengerwa madama adahari, yaragiye kurwaza umwana mu Ruhengeri, barankubiranya. Bari bageze iminsi babishakisha, ariko narabyanze ntanabyumva, kandi uko mbabwiye n'ukuri. Nari maze imyaka 2 nkijijwe, ndi umudiyakoni, maze umwaka umwe ndi umudiyakoni. Barankubiranya ntibyakunda, ndabahakanira. Umunsi wo gusengera abagenzi banje
bamanura delegation baza kunyigisha, banyigisha imbere yabo. None umugore akajya ampamagara ngo wabaye pasiteri, uzemera kuba pasiteri? Ntibyumvikanaga nyine kuko sinari mbibereye. Hakika uzaba pasiteri, ntizabawe, nta kundi byabaye. Ngo bucara bimenya, arampamagara ngo wabaye we, ndamubwira ndi nabaye we, kandi nawe uzabyemera. Ariko uyu munsi ngira ngo banyise irindi ritari iryo ngiryo yaburana. Izina yamaze kuryemera, yabaye convaincre mu Gifaransa no convaincre no kunyura, yarabyemeye. Dutangira imirimo rero turi bato, ariko Imana ishaka ko dushakisha uburyo dukura, habe nubwo turi batoya. Igikomeye imbere y'Imana si uko dutangira, nuko dukomeza no gusoza. Nicyo Imana ishaka. Turashima Imana kuri we rero. Nari mvuze ngo igitabo cy'amaganya ya Yeremiya ni igitabo, none si kukibemeye ko ari amaganya. Ese wowe wamaze gusoma ntaco wabitekerejeho? Wabitekereje urangije uratubwira ngo ntimwiganyire, kandi Yeremiya yaraganye. Usomya muri Bibiliya urasanga hari amaganya menshi. Soma mu rwandiko mu buhanuzi bwa mbere bwa Samweli. Ubuhanuzi bwa mbere bwa Samweli, igice cya mbere umurongo wa 15. Uzi gusoma nadufasha. Umurongo wa 15. Hana arasubiza ati, ashwi databusha. Yego. Ndi umugore ufite umutima ubabaye. Yego. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya mu mutima wanje. Rekera gutyo. None sayo samaganya ntibayanditse muri Bibiliya. Nico tugiye gusobanura. Ndababwira amaganya y'uburyo bubiri. Amaganya tubuzwa n'amaganya dushobora kwemererwa. Hari abantu bafata ibintu bakabiterura, mugafata verse imwe ntimwumve byose. Yeremiya aganya zigisha cyane kuruta kubwiriza. Yeremiya aganya ngo yaganyaga kubera Abisiraheli ibyaha bari babirimo. Muzi ko Yeremiya ni umuhanuzi wahanuye cyane mu gihe kigoye, kandi akabwira abami ba Isiraheli n'ubwoko bwa Isiraheli, akababwiza ukuri, kandi ukuri kutavugwa n'abandi. Abandi bakababeshya, bakabahanura ibyo imitima yabo ishaka, ariko bwaca ntibisohore. Ariko imbere ya rubanda bakagira amanota. Habe n'uyu munsi umuntu aguhanuriye igishaka kuba cyiza, wamukunda wanamukurikira, ariko hagurutse akakubwira ngo ikibazo ufite, icyaha ufite kizatuma utaja hanze. Waba uriyo werekera. Habe no kumukunda ntiwaba ukimukunze, ariko umubwiye ati he mbonye ko ibyawe biratunganye. Ejo twari tubirimo, nabonye ukuntu abantu bari banezerewe muri ya minota ya nyuma. Naravuze nti amarangamutima nayo ni meza n'igitangaza. Ariko mbwira uwo twari twicaranye, Imana ikunda amasengesho y'amarangamutima. Iyo yakuye muri wowe nta kindi wisigarije, irabyumva. Kubera ko amasengesho yose ufitiye umutwaro niyo yumvikana. Sinzi ko muzumva, sinzi ko musobanukiwe. Ndavuze ngo amasengesho yose usenganye ubwitange n'umubabaro arumvikana. Yeremiya nuko yarameze. Yasengeraga bisi, yavugaga ubuhanuzi bwa Isiraheli, bakamwanga kubera ko yavuze ibyo badashaka. N'uyu munsi mbabwiye ibyo mudashaka ntimwankunda. Mbabwiye ngo iyi nzira murimo siyo ntimwankunda. Ariko mbabwiye ngo hangaha murimo muca, Imana yabihanuye kera, nimuzamura ibiganza. Umuntu yazamura bitatu kandi afite bibiri, kubera ko afite umunezero w'umutima. Yeremiya rero yahanura ntibabyemere, bakamwanga ndetse bakamugirira nabi, kugeza aho bamufataga bakamuta mu musayo.
ageze avuga ngo Mana waranshutse ndashukika, abandi bahanura uko rubanda bashaka, ngewe simbishobore, nashaka no gutuza ngo nceceke kasa nukingiranye umuriro mu magufwa. Imana yamubwira ati hari aho utaranagera d'abord, nudakura ibigabo mu bishimwa tushobora kuzaba akanwa kanje. Imana iramunenga iravuga ngo uracavanga, nubwo wirata kuhanura uko shaka turabivangura, haracyarimo amaganya. Wite ku mwana, Bwana sifiwe sana. Haracyariho ibyo ugomba kuvangura ukabikura mu bindi. Ngo amare yaravuze ngo ye baba we, ngo icyampa amaso yanje, ngo akabisoko ry'amarira. Muzabisoma. Ngo nkubaka akazu kanje mu butayu, ngo ndirira bene wacu b'Abayuda. Ariya mubona ngo namaganye, ngo abari kuba menshi hahinduka igitabo, kandi kiri mu buhanuzi bw'abahanuzi bangahe bakuru? 5. Hariho Yesaya, hariho Yeremiya, hari amaganya ya Yeremiya, hariho Ezekiyeli, hakaba na Daniyeli. Abo ni bahanuzi bakuru. Icyo gitabo kiremerwa cyitwa amaganya. None turi kuvuga ngo ntimukiganyire, kandi niko handitse hariya. Kandi Bibiliya reka mbabwire, yanditswe n'abantu bagera kuri 40, yandikwa mu myaka 1600. Hariya tuvuze ngo ndasuka amaganya imbere yawe, ahandi bakavuga ngo ntukiganyire, ntabwo bipinganye. Ndaza kubabwira context ndayivuga uburyo, impamvu n'ibyo tutagomba kwiganyiraho, n'ibyo Imana yanga ko twiganyira ni ibihe. Kubera ko yaganyiraga Isiraheli bihinduka umurundo w'amaganya, ngo biriwe bihinduka igitabo kirandikwa gisuzumwa n'abanyamwuka nababwiye 40 banditse mu bihe bitandukanye, gihinduka kimwe mu bitabo. Ergo biriya bitabo mubona hariya muri Bibiliya, hari bimwe mu gihe byandikwaga kuri manuscript. Ubundi Bibiliya yanditswe, ntimugire ngo yanditswe gutya. Uyu n'umukobwa w'umwongereza wagize ishyaka, ashaka gutubura ibitabo muri imprimerie abikwiza mu isi. Ariko kera igitabo cyabaga mu ngoro mu sinagoge, kandi cyabaga cyanditse mu mpapuro ni kumbu. Tushatumye Pawulo yandikiye Timoteyo, nguje kwa Karupo, ngunzanire umwitero wanje nahase cyari gihe cy'imbe y'Uburayi, ngunzanire n'ibitabo, ngo ariko cyane cyane ibyimbu yavugaga ni Bibiliya. Iyo bahanura rero Bwana sifiwe, ngo Yesu yinjiye mu rusengero mu buhanuzi bwa Yesaya 61, ngo bamuhaye umuzingo w'igitabo, cyabaga mu sinagogi gusa nta wundi wagira igitabo. Bakibikaga nk'ababika sente mu rusengero, bakizinguraga batambye bagiye kugisoma gusa. Ngo bakimuhe abumbura 61 muri Yesaya, hariho umwuka w'Uwiteka ngo ari kurisha, ngo yandi yansigiye amavuta, ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, ngo mbwire n'abavunitse ku mitima ko baruhuwe, ngo mbwire ko n'imbohe nazo zigiye kubohorwa. Ngo Abayuda banyora n'inzara, agiye kuvuga ngo kandi ubwo buhanuzi ngo nije busohoreyeho. Abantu batse uyu muntu uyu muntu ni gute ubuhanuzi umusohoreyeho gutya? Si umwana w'umubaje. Abandi bati nukuri nuko none aravuze, arigereranyije, aravuze ngo ubuhanuzi no busohora. Niwo wa munsi mujya mwumva ngo bafashe baravuga bati ntitumwicisha amabuye cyangwa inkoni, turamutembagaza mu gikunduke. N'uwo munsi yarasomye ubuhanuzi, batuye umuntu wigeranije n'Imana, nta nkoni, nta buye, nta buhiri, nta kofi, mumufate tumwaraze asadukire mu kirere. Ariko cyatangaje ngo baramujana ngo bagere ku gikunduke, ahindukira gahoro, bose bamukurikiye abantu batagira umubare, yisubirirayo. Ngo habura umuvuga ati yewe umuntu twari tugiye gutembagaza agiye gute? Ngo nukugihe ibyo ntibyashoboraga kuba kuri Yesu. Ntiyishwaga n'abantu, nta modoka yamugongaga, nta sasu bamurasaga, nta pikipiki yamunyuraga hejuru, nta sumu bamuhaga, nta murozi wamurogaga. Yangomba guhagarara inyabihanga agatega amaboko akirehereza isi yose, akavuga ngo nimuze musange kuko noroje umutima kandi ndumugwaneza. Asifiwe sana. Nari mbabwiye umuzingo w'igitabo. Yeremiya ari ibitabo byanditswe ico gihe
byabaye umuzingo nabwo, ariko siho bahere, bandikaga ku mabuye, ubundi bakandika kuri papirisi, abize amateka barayazi, bakiga ku mabuye, abandi ku mababi y'ibiti. Izo nzandiko nizo bahuzaga muri iyo myaka yose 1,600 baza gukuramo Bibiliya, ariko bagenda bakuramo bimwe ibindi babisiga. cyo gituma Bibiliya ivuga ngo iyo ibyabaye byose iyo byandikwaga nta muntu wari gushobora guterura Bibiliya, keretse ari ikamyo y'urukururana yayiterura, ariko bafataga iby'ingenzi nibyo bagize Bibiliya. Ibitabo bimwe icyo gihe ntibyagiraga titre cyangwa se imitwe ibivuga, byagiye bishyirwaho titre nyuma. Igitabo cyakozwe n'intumwa, si uko cyitwaga ngo ni imirimo y'umwuka yakozwe n'intumwa. Les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, ngo baze kuhina baravuga ngo les actes gusa cyangwa se des apôtres, bakuramo birya byose ngo imirimo yakozwe n'umwuka kandi ishikirizwa n'intumwa. Mbere cyitwaga les œuvres du Saint-Esprit à travers les apôtres, imirimo y'umwuka wera intumwa zakoze. Aya maganya rero mu bushakashatsi no mu bushishozi basanga icyo gitabo kigomba kwandikwa ngo ni amaganya. Hano turasomye muri Samweli, n'ubuhanuzi bwa Samweli. Ubundi Samweli yabaye umucamanza wa nyuma wa Isiraheli, aba umuhanuzi wa mbere, sinzi ko mukizi. Umucamanza wa nyuma, abacamanza babayeho kandi bategetse Isiraheli mu myaka 350, Samweli niwe wabaye wa nyuma, ariko aba n'umuhanuzi wa mbere. Hano dusomye mu buhanuzi bwe bwa mbere, ntimuzavuga ngo muri Samweli wa mbere cyangwa wa kabiri, ntabaho, ahubwo n'ubuhanuzi bwe bwa mbere n'ubwa kabiri. Kimwe nta Bakorinto ba mbere n'aba kabiri babayeho, n'urwandiko rwabo rwa mbere. Nta Timoteyo wa mbere n'uwa kabiri, haba urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo n'urwa kabiri. Nta Yohana bane babayeho, Yohana intumwa n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana n'urwa kabiri n'urwa gatatu, nibyo bibaho. Muri ubuhanuzi bwa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 15, ngo Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanje. Nimwumve kino kintu. Uwari umumajije ninde? N'umutambyi witwa Eli. Ngo yarinjiye amubona arimo ashaganya iminwa ariko atavuga, ngo yibwira ko yasinze vino, inzoga. Aramubaza ngo ariko wa mugore we, uzageza hehe iyi sindwe yawe, iyo minwa yawe irimo ijuguma, si ubusinzi bwabiguteye? Undi atoya. Niho aha yamusubije aya magambo. Reka mubwire kino kintu. Dusomere Matayo 13 no kuri 22 no kuri 22. Nkubwiye kangahe? 13:22. Yego. Bibiliya iravuze ngo kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'isi n'ibihendo z'ubutunzi bikaniga iryo jambo tigere. Urakoze cyane, rekera gutyo. Nimwumve kino kintu. Ahinduka amaganya iyo afitanye isano n'umubiri n'igitunga umuntu. Nimwumve kino kintu. Yesu yaravuze ngo mukazagira ico mwiganya. Mwumve neza. Timugira ico mwiganya ngo ejo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki. Ariko Bibiliya ivuga gutya, timuzicare mu mazu ngo Yesu yaravuze ngo ntituziganyire. None tureke gukora, tureke no kuganya, ibyo turya tuzabibona, n'amazu tuzapangamo ne tuzayabona. Muzabigire gutyo murebe ko mubibona. Oye muzicare, Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ngo ejo muzarya iki cyangwa muzambara iki. Kwiganyira kuvugwa ahangaha kubuzwa, Paulo yandikiye Abafilipi, ni mu gihe ubuzima bwawe
nta mubabaro ugira w'itorero ry'Imana, tubabazwa n'abagiye kurimbuka, tubabazwa n'abafite intambara, ahubwo wowe ubwawe amaganya uyiganishaho kandi ashakisha gusa kubaho kwawe, niyo maganya yangwa. Icyo cyumvikane neza. Naho hano ngo amaganya y'umutima yaraganyaga ngo numva umwana nzamugutambira. Nimwumvize mvuga ukuntu zitandukanye. Mana wanze ibzinda yo kubyara, ariko nuyizibura umwana uzayivamo nzamugutambira. Ni ukuvuga ngo ibyo yavugaga byose byari bifitanye isano no gukorera Imana. Icyo mucumve. Naho ngo ntukiganyire ngo ese nzarya iki. Hari abantu batagira ikindi kintu batekereza usibye gutekereza imibereho yawe. Kandi Bibiliya ntivuze ngo nubwo mutiganyira ntimuzategereze nanone kwizo nzu n'ibyo byo kurya bizizana. Icyo Imana yanga, Yesu yavugaga, namaganya abanziriza kubona ibyo ngibyo. Ni mu gihe umuntu ahora arira mu buzima bwiwe kandi akarira kenshi anafite. Hari abantu bagira uruhuha mu buzima. Twigeze kubana n'umwana umwigiye mu kiraro kimwe, none baravuga ngo ejo ntibazatugemurira. Hari muci bazanaga imyumbati kugira ngo dutunge amata yari makeya, ngo yumva amakuru ko batazaza turarya kandi turya imyumbati yari gihari mikeya. Igihe cyo gutaramara tubaza ngo se ngo kutwaburaye tese byabaye gute ntiwariye. Naho we ahitagira inzara y'amaganya y'ejo hazaza, kuko bavuze ngo abimuhira ntibazaza, abyitiranya nuko atariye kandi yariye. Hari abantu batanyurwa, hari abantu bagira umururumba kandi bariye. Niba abandi bimana ibyo kurya kandi bihari. Ariko iki gihe twagize umugisha kubera civilisation, dufite ibindi bya, ariko dufite ibya byo kwimana ibyo kurya. Abasaza bari ahangaha bazi ko ari abagabo birukanaga abagore kubera kwanga bakanga kugaburira abagabo babo. Ntabyo muzi, ntimwigeze mubibona mu buzima. Umugore akirukanwa agakubitwa yanze kugaburira abashitsi kandi ibyo kurya bihari. Ibyo byabayeho ndabizi, ngewe n'amakuru ndayafite. Nawo byabayeho bamwe ndabizi ndayazi. Nimba mubona abantu basigaye batanga ibyo kurya, si umutima mwiza, ni civilisation, no gutera imbere. Abantu hari ibintu tutashobora gukora atari uko twabaye abakristo, hari uko twamaze gusuzugura bimwe kubera gutera imbere mu buryo bwa mentale, mu bitekerezo. Icyo mucumve neza n'ukuri. Ariko abagore bakera bamwe babi, simvuze ko ari bose, bimanaga amata. Hari umugabo umwe bambwiye ngo bamwimye amata, inkongoro yashiramo make, ariko yari umunyamayeri. Areba ukuntu ari buvuge ko bamuhaye make arabibura, atetse umutwe. Abwira nyirinzu atari ko hano hepfo ubwo twazamukaga hano twabonye inka nziza, ati zarimo imfizi y'urutare, ngo bankumfashe inkongoro nkwereke ukuntu yari iteze. Ati bankumfashe inkongoro nkwereke ukuntu iyo mfizi naho arashaka kuyimuha ngo nyirinzu yumve ko ari nta mata arimo, atangira musabira ndi. Ati bankumfata inkongoro nkwereke ukuntu iyo mfizi yari iteze. Byasabaga ko abanza kumufasha inkongoro kugira ngo ntiyerekanaga mu ntoki inkongoro iteretse, arayimusingiriza. Undi ngo agira atya yumva iri gutyo, ahita yindukirana umugore ati yewe nyiranaka, ni guturajije umushitsi ntibayamwongeye inkongoro, ntibari hafi kuyuzuza. Umuntu ntiyarariye amata ashitse, ariko bari bayamwimye kandi ahari. Ariko twebwe kubera ko twateye imbere, haba n'amagurano tutakamishije turayatanga, abashitsi bagurirwa amata kandi mwebwe mutayafite kubera gutera imbere. Si ukugira amata, ariko no gutera imbere mu bitekerereza. Ariko singiye kuvuga ku bungu barico ariho hari ibyaha bikeya, ahubwo hari ibyaha by'ibihimbano. Hari umugore umwe twabanaga, hari ibyo yakoze by'amakosa. Umugabo umwe aravuga ngo nyiranaka ngo agira ibyaha ngo bidahanwa n'amategeko, ngo kubera ko ngo ni bishyashya, ngo yabikoze amategeko atarigeze abateganyiriza igihano. Simuvuze twarabana, hari ikintu yarakoze aravuga ngo ariko nyiranaka ngo uzi ko ibyaha ngo azabirema, ngo amategeko ntigeze abiteganyiriza, ngo ntacu twamuhanisha. Ngo ni igitangazo, ngo yahimbye ibyaha bitigeze biteganywa. Ndashaka kuvuga iki?
aya maganya avugwa atandukanye n'aya dusomye mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo. Hano yaraganyaga avuga ngo numpa umwana ukazibura inda yanje, uyu mwana nta kindi azakora. Si amaganya yiganisha kuri we, si amaganya amutunga, ni amaganya yo gukomokwamo n'umwana uzicara mu nzu y'Uwiteka. Uzakurikirane Samweli, ngo ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume, nta buhanuzi bwari bugihari, nta nyandiko yose ijyanye n'iby'umwuka yari igikorwa. Ariko ngo Samweli amare kuboneka, ngo uhereye i Dani ukagera i Berisheba, ngo byamenyekanye kuko Samweli ngo yarundukiye mu buhanuzi bw'Imana. Hakika ya Mungu. Yari yamaganya twita ngo na maganya ya Hana, yabaye amaganya ahubwo kwari kuza amasezerano azatuma ibyari byarabuze biboneka kandi mu ngoro y'Uwiteka, ariko si bijanye n'umubiri. Hariya dusomye ngo izabibwe ni Yesu, ni umugani yaciye harawuca ngo umubizi yasohoye imbuto, ngo zimwe ngo zigwa mu nzira, ngo abantu barazikandagira, ngo izindi zigwa ku kara kubera ko zitashoboraga gushora imizi, hari ku rutare kwibuye, izuba ngo rivuye ziruma. Izindi ngo zigwa mu mahwa, zishatse gukura amahwa arazinika kuko zitabonye aho zikurira. Izindi ngo zimera mu butaka bwiza, ngo zimwe zera 100, ngo izindi 50, ngo izindi 30, ngo izindi gutyo gutyo. Arangije abasigaho ngaho. Abigishwa bihereranye baramubaza batese, kuba ya magambo watubwiye aravuga gute? Reka Yesu cyo yababwiye ngo ariko mwebweho ngo mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana. Asifiwe sana. Ngo harabahanuzi ngo n'abakiranutsi bababanjirije ngo bifuje kubona uyu munsi ngo ntiwawubona. Ngo reka ngo byababereka kwa kundi ngo Yesaya hanuye, ngo batega amatwi ngo ariko ntibumve, ngo barakanura ngo ariko ntibabone, ngo kubera ko imitima yabo yuzuye ibinure. Niko Yesaya hanuriye Abisirayeli. Uzi ko Imana yabwiye Yesaya ngo hanurira Abisirayeli ngo ndabizi ko batumva, ngo ariko numara kubahanura wowe wishime, ngo wishime nk'ucuye umubyizi, ngo kandi mu mutima wawe uzi kuko batumvishe, ngo kubera iye mpamvu ngo nuko uzabusohoye ngo ubushake bwanje mu kanwa kawe ngo ukabukwiza mwisa, ngo nubwo isi itabwemera, ngo ariko njyewe nzaba mvuze ibyo nashakaga, ngo kandi ariwe nkoresheje. Wishime mu mutima kandi bo watakijijwe. Nico gituma iyo twigisha ntabwo tureba kubakijijwe, tureba ku butumwa Imana yatanze n'imbaraga ishobora kubaherekeresha ubwayo. Nico gituma twigisha ariko tugategeza ko Imana ikora. None si yaba ibyo abantu bigisha byose byarumvikanye, tuba tugifite se kwigishwa, tuba mu mashimwe gusa. Twebwe tucigishwa ibyishingiro byo gukiranuka n'inyigisho z'ibanze. Twe tukirwana n'abantu ngo batange igice cy'icumi, ariko muzi imyaka tugasengera abantu bateza bagitanga. Bamwe mu bapasiteri simvuza abahano simbazi, ugasanga abapasiteri batanga yarasengewe yambara umusaraba, akoresha umunsi mukuru agura amakoti, amagara bene wabo bamwe n'abapagani, ngo kubera ko afite umunsi mukuru. Ni revera. Mugani wanyu nimwe mukunda kuvuga ngo revera, avuga ba bishop mukavuga n'abapasiteri. Twebwe iri iwacu tuhita abapasiteri gusa, ariko hano nasanze ari byiza umuntu wese agomba kumenya kategori abamo. Ntyo kajya bivanga nk'abangana. Revera nanone akaba ubundi revera birasobanura ngo gupfukamirwa niyakubaho. Mwagize ngo riroroshye se? Ntabwo ryoroshye, ni revera nyine. Shatse kuvuga iki bavandimwe? Ibyo twigishije byose ntibizumvikanye. N'uyu munsi sinenda gutekereza. Yesu arababwira ngo ariko mwebweho ngo mwahawe ubwiru bwo kumenya ibyahanuwe. N'uyu munsi iyo twigisha abafite ubwiru nibo basobanukirwa. Ntimugire ngo iteraniro ngo kuko turitangiye ku wa mbere ngo tukazarisoza ngo ku cyumweru. Muzi ko abakristo ari bo bikosorera impapuro. Nico gituma twiha amanota ngo igiterane twakoze ngo cari igitangaza. Ninde wabwiye ko cyari igitangaza? Ni mwebwe mwabyibwiye.
muzi ko twikirigita tugaseka, muzi ko buri wese bamuha urupapuro akarwiyandikira amanota ashatse kandi ari we wakoze ikizamini. Ninde wakwiha amanota makeya kandi ari wiha? Ngiki kibazo itorero rifite. Hari ishara basobanura bavuga ati musomye mu butumwa bwiza kubwanzwe n'Amatayo ngo nzasama, ngo mbumbura akanwa, ngo nca imigani, ngo hereye ku kuremwa kw'isi. Nicyo gituma Yesu yavugaga mu migani igihe yabwiraga rubanda, ariko yegera abigishwa akababwira ijambo kurindi. Ngo igihe yagezaga i Betaniya kwa Lazaro n'abashiki biwe ntiyigeze ababwira mu migani, kubera ko zari inshuti z'akadasohoka, ngo yazibwizaga ukuri kose, akababwira ngo ndi Imana yigize umuntu, kandi nyuma y'imyaka 3 nzapfa, nzamara iminsi 3 mu kuzimu, nyuma yabwo nzazuka, nzamara iminsi 40 menyereza abantu umubiri wanje wazutse, mbabwira n'ibyo ubwami bw'Imana. Akababwira ido nido, imbona nkubone, kubera ko ari inshuti. Ariko abandi akababwira mu migani. Aricara basobanura uyu mugani rero, arababwira ngo za mbuto navuze zaguye mu nzira, ngo n'abantu bumva ijambo ry'Imana akanya gatoya, ngo ibi neza neza bikabazamukana. Abo ni babandi bahiga imihigo batazahigura. Umugabo umwe ngo yaranezerewe mu gitaramo, aravuga ati uriya mwobo uri hariya ushobora gutera impanuka, ejo nzawusiba. Abandi bati kiya cobo uzagishobora guta ejo kuwa n'akazi rimwe muzareba. N'akazi rimwe karatambutse, akabiri, agatatu, akane, agatanu, agatandatu, niyinga. Barateranye, umuntu aramubaza ati se ko cakinogo utacitayeho? Aravuga ngo ariko ibintu by'umwuka ngo bizanye mu mubiri, ngo nimushaka ko ngitaba ngo nibanze musubire muri wa mwuka mwari muri wa munsi, ngo nkunde naje hati burya gatwese twari mu mwuka, navuze amagambo yo mu mwuka undi mu mubiri. Ngahe namwe nimuje mu mwuka murebe ko ntagitaba. Ndashaka kuvuga iki rero? Niba abandi ngo ari kugita ngo mutangeza haleluya, ngo haleluya we, ngo twari dushire Imana we, ngo pastor ngo nukuri, ngo jewe ngo buri kwezi ngo muze musubira ngo buri cyumweru cyo tukora aya masengesho, ngo kandi ndabyiyemeje. Agashuhirane ibi neza neza. Pastor ngo nyuma yo kukwezi ngo hanga dusengera nzahishura. Zaza kugera icyumweru cya kabiri agatangira ukanyarara mu maso nk'ushaka kutazishuzwa. Buriya umuntu adashaka kwishuzwa hari ukuntu wagaragaza, agenda yoroha agabanya amarere yararimo n'umuriro, kugira ngo batakomeza kumuhanga ijisho ngo bazamwishuze cya kindi yavuze. Cyumweru cya gatatu ngo pastor twagize ikibazo, ababyeyi bari mu Rwanda nukuri, abandi muri Kongo ngo ntimwumvishe ibyabaye ejo bundi, ngo ubu ngubu ntibasohoka, ngo sinabo bonyine kandi reba kwa data iwacu, ngo akareba no kwa data bukwe, ngo hariho na mushengo bahariya nawe umupfakazi. Uko kwezi pastor ngo ntibishobose, ngo ariko Imana iracironkera. Akirinda ahubwo kongera kunezerwa kugira ngo atazasubira kuvuga irindi kosa, kubera ko iyo yakoze bwa mbere. Abo ngabo ngo nabo bameze gutyo. Igice cya kabiri asifiwe sana, ngo za zindi zaguye ku kara. Abambere ngo numbuye waje arazibaka, iza kabiri zo ku kara nabagira ibineza neza, iza gatatu naha twasomye zaguye mu maho. Ngo amaganya ngo nibihendo by'isi, nimwumve kino kintu, ngo bigatuma za mbuto zidakura. Aya maganya y'isi tuvuga, wanasifiwe sana, sa maganya afitanye isano n'iby'Imana haba na gato. Hari umugabo umwe numvise ngo yafushije inka yiwe yabyaye amasha, ngo araririmba aravuga ngo ishimwe ni ryawe Mana, ishimwe ni ryawe, ngo buce za nyana zipfira icyarimwe. Ngo araririmba ngo induru zumvikanye muri iyi si, ngo amaganya no kuboroga kwinshi, ngo nta cyiza twabonye.
ariko bene ayo maganya agutera kutagira ikindi kintu wafasha undi muntu urireba ubwawe. nimwumve kino kintu, uhinduka umunyabugugu mu buzima ku buryo amaganya yakokamye akakwica akagukura mu cyicaro wari ukwiye kubamo. Ayo niyo maganya tugomba kwirinda, ariko si amaganya yo kuvuga ngo urabona bene wacu mana akaga barimo kuva muri 2016. Ayo si amaganya, ni umutwaro. Utandukanye amaganya n'umutwaro, icyo mucumbe neza. Tuyabuzwa iyo ari amaganya, ariko tuyasabwa iyo ari umutwaro. Kano kandi mukumve neza, Yeremiya yari afite umutwaro w'Abisiraheli, nico gituma nubwo yitwa amaganya ariko mu busobanuro bwabyo ni umutwaro. Nta muntu ugomba kugira umutwaro w'inda, inda igomba gukorerwa ikabona ibyo kurya, ariko ukagira umutwaro w'abarimbuka. None uzafatanya umutwaro w'inda ufatanya n'abagiye kurimbuka? Isho Yesu yavuze ngo asifiwe sana, ntimukiganyire kubyo murya n'ibyo mwambara, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana, ibisigaye muzabyongerwa. Uku kongerwa si ukumara gusenga ngo uhabwe inzu ngo ndakongereye, tumvikane. Si ukumara gusenga ngo uhabwe ifu, turasenze kubera ko umaze gusenga ngiyi ifu. Abantu bashobora gufata ijambo nabi. Uko kongerwa nshatse kuvuga ni ukumanda kutahura imbaraga z'Imana kuko ari yitanga n'iyo fu. Ako kandi umukumve. Salomo yaciye imigani ngo amaganya y'umutima ngo atera akiyumviro, ngo ari ku ijambo ry'ishimwe ngo rituma umutima ususuruka. Sinzi ko muzumva we, iri jambo riragoye twora ibyinira ariko tutaryumvisha, kubera ko tudasoma. Tidushobora no kubaza pastor ati se ko mwavuze ngo ntimwiganyire kandi yana yaraganye bikemerwa, bitandukanye bite? Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibisigaye by'inzu nico muzarya. Mu yandi magambo, nimumara gutahura imbaraga z'Imana ntizazigiteruye ngo kibahe. Nimwumve kino kintu, ariko muzamenya ko mu kuboko kw'Imana ariho haturuka n'ibyo kurya, bidaturuka mu maganya yanyu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu ntatunzwe ngo n'umutsima gusa n'ibyo kurya bisanzwe, atunzwe ngo n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. None se umuntu yumvisha amagambo ariko ntarye akamara ukwezi kubera ko atunzwe n'amagambo, mujye musobanukirwa n'iki jambo rivuga. Yamutunga, genda wawe uzamara ukwezi kandi usoma buri munsi uve mu itangiriro urebe kumara amezi 2 ukiriho. Gutungwa n'amagambo yava mu kanwa k'Imana si ukuvuga ngo niyo urya, ni ukumenya ko na wa mugati uva muri ayo magambo, kuko ushobora kwiganyira ukananirwa kumenya ijambo ry'Imana. Indwara ikagufata mu kanya gatoya, ntubuge ishoboye no kwinyagambura ngo uve mu nzu, ariko nutahura ko Imana ari itanga imbaraga, n'iyo nzu uzayongererwa kubera ko itanga imbaraga. Niyo wiyemeye, niyo ushize imbere. Cyo kintu ngira ngo muracumvishe neza. Nta bukundi nasobanura gasindi Imana, sobanuye nk'umuntu. Cyo cumvikane neza. Banza ushake ubwami bw'Imana, kuko mu bwami bw'Imana niho nibyo kurya biri. Mu bwami bw'Imana niho namazari. Dore umuntu udafite ubwami bw'Imana, haba nubwo afite ibyo kurya ntanyuzwa. Nico bivuga ngo wowe uzabona nyuma yo kumenya ubwami na nyuma yo gukiranuka uzanyurwa. Ariko udafite ubwami, afite inda nini ntizihaga ni kurwobo, ikimenyimenye nta wundi ashobora kugira icyaha kandi bitekerezwa ko afite. Nubona umuntu udafite icyo atanga kandi agifite, ni umunyamaganya wo mu mutima, kuko ni umukene. Muzafata ifu muyegeranye, mufate n'umuceri muze kumusura kuko ni umutindi. Tidutunzwe ngo ibyiza byo gukora
ngo ntibigizwe, ubutunzi bwacu ngo ntibugizwe n'ibyo twakira, ngo bugizwe n'ibyo dutanga. Ya maganya rero iyo afite abandi babona ko ufite, ariko mu mutima ari ntacu ufite. Ariko wizeye ubwami bw'Imana, umenye ko mu kiganza cy'Imana ariho hava n'ayo mazu n'ibyo muzambara. Nico bishatse kuvuga. Soma muri Luka 10 no kuri 41. 10 no kuri 41. Haravuze ngo umwami Yesu uriganyira wirusha muri byinshi. Amen. Ayo makuru arareba Marita na Mariya bari bavukana. Yesu ataha iwabo nk'umushitsi. Mariya aramwicaza aramuganiriza. Cyage barimo baganira, Marita araza abaza Yesu, atariko wabajije mwene mama, mwene data, ko nyishishije imirimo ntiyakuva iruhande ngo azamfashe? Niho Yesu yamusubije ati, Marita, Marita we, ntuzi ko mugenzi wawe yahisemo umugabane atazakwa? Nimumve kano kantu. Umuntu yakwibaza ngo se Yesu ko yari afite umubiri kandi akagira n'inda, ntiyatekerezaga ko ari burye kandi Marita hari ico yakoze kiza kumufasha? Muzi cyatumye musubiza gutyo? Yesu yaramwitegereje abona Marita atatahuye imbaraga z'umushitsi, atamenye ko umushitsi warayi wabo nubwo yambaye inyama n'amaraso ariko ari Imana yigize umuntu. Ntiyatahura ko kwicarana nawe bifite akamaro gakomeye cyane kugira ngo yumve amagambo y'ubugingo azamufasha mu minsi Yesu azaba yagiye batakiri kumwe. Mu yandi magambo, ni igihe Imana itwitegereza ikabona twashize imbaraga zose mu gupagasa, mu gushakisha. Hari umunyabwenge wavuze ngo hari ibintu bibiri tutagomba gukora. Ngo ntugomba gusenga cyane kugira ngo ukizwe tukiranuke cyane, ngo ariko ntugomba gukora cyane ngo ubure n'umwanya wo gusenga, ngo niho ukungahara. Subiremo. Ukungahara murabizi? Ukungahara. Oya, ukungahara no gutunga. Abakungu gukungahara. Gukungahara n'ubutunzi. Biravuga ngo ntuzasenge cyane ngo igihe cyose. Reka ndeke kuvuga ngo cyane. Igihe cyose ngo niho uzakizwa cyane. Ngo ubundi kandi ngo ntuzakora igihe cyose ngo ubure umwanya wo gusenga, ngo niho uzakungahara, ngo niho uzatunga. Ngo guhuza ibyo byombi ngo niwe mwanya mwiza w'imihindukire myiza Imana idushakaho. Irashaka ko dusenga ariko tugakora, ikanashaka ko dukora ariko tugasenga. Bamwe bashobora kuba mu cyumba cy'amasengesho ntibakore, bakishingikiriza uyu murongo ngo twashatse ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kwayo. Icambere kuburi mu cyumba nico gisobanura ko wakiranutse. Tuzi ko umuntu ashobora kuva mu cyumba akitaba telefone akabeshya yamara gasubira mu cyumba. Ni rimwe se abantu babeshyira mu cyumba bamaze ariko uzi gufunga ukagira iminsi 3 wamara ukabeshya. Hari umunyabwenge wavuze ngo iyo usenga ufite ibyaha. Nta bantu mujya basenga ariko mukabibazaho. Ugasanga ni umugore usenga ariko akagira umushiha. Umushiha murawumva? Akagira umudori. Yagera mu rugo abana akaba yabasa. Yagira umukozi akamutuka kiririya. Ariko akagira amasengesho atavanaho. Ndetse rimwe agafunga ugasanga yarananutse yaronze. Ariko uko wamwitegereza ukabona afite nk'agashari. Ukibaza atari ko uyu mugore usenga gutya ni gutagira agashari kandi ba mu mahombi. Ugasanga umuhungu usenga ariko yegera mu bantu bakamwishisha, ntabane n'abantu neza, hakagira imibanire mibi n'abantu kandi aba mu cyumba cy'amasengesho. Hari umunyabwenge wavuze ngo uyu muntu asengera ngo agafungira ku cyaha, ngo ni nk'akugwa ryo gufata umwanda itashe iri ku mwenda ngo wamara ukayipasirizaho, ngo yatashe ifatana n'umwenda. Uzafata agatashe numero pase ntikazongera kuvaho. Ngo niko umuntu usenga n'ibyaha akabifungiraho, ngo yarapashije mu buzima bwiwe, ngo nubwo yafunze ntibitandukana nawe, ngo kuko yarangije kubicisha ipasi bigahura neza n'umwenda,
imiterere yiwe arasenga ariko akayisengera ku cyaha. Cyo kintu kirakomeye cyane. Ntimuzamubona abantu bavuga ngo barasenga ariko bakabakeka. Huya mugabo gandaza siba amasengesho ariko ntiyizewe mu rugo. Ariko ahantu hose bavuze igiterane ni uzuba wa mbere. Kujya yarapashirije ku mwanda. Ugahora n'ubuzima bwiwe. Ukajya musigara mutekereza ngo nigutatakizwa kandi aba masengesho. Naho tashe y'umwenda yayihuje ni pasi. Telefone gazabaye zatwesega niko bimeze. Marita siyagize nabi, ariko ntigeze atahura ko umushitsi watashi wabo afite ubugingo bwa none n'ubuzaza. Atangira kumusaba ngo n'uyu Mariya wamenye, mu yandi magambo niko Yesu yabyumvishe, n'uyu Mariya watahuye ko yagenderewe n'Imana, nawe umubwire ko yanyishisha imirimo naza mfashe ntacariho, igikwiriye nuko tukugaburira. Yesu ntiyumvaga ibyo kurya by'umubiri arizo yitayeho, yumvaga ahubwo abo ngabo abo bakobwa bagomba kwicara bagahabwa ibyo kurya by'ubugingo. Nico cyatumye mubwira gutyo. Shatse kubabwira rero soza, sintinda cyane, tuzakomeza. Amaganya agira ibintu bigera kuri 5. Hano rero mujya musenga n'abana gatwe tubimenyereye iwacu mu Rwanda. Abantu babaye mu Rwanda barabizi. Abana ntabwo bakunda kuza, ariko ni beza abana, Imana ibahumugisha. Gusa nyine no kukareba ukakiyegereza, kashaka kuri ukagahiberi katomboka cyane ukakageza hanze kakumva akayaga, asanga muno hari n'icyuye, wakagarura akaba kabimenya. Ijambo narivuze ngo amaganya atera akiyumviro, niko navuze. Iyo umuntu ahora aganya mu mutima, habe n'amaraso ntazayashira ku mubiri, azarya ntanoze, agira igifu gitobotse kandi kiri mu nda gitwikiriwe n'uruhu. Ahora areba ibintu byose akabona ari gaspillage. Agaburira abana be afite umudori, ababazwa n'ibyo abashitsi bariye kandi nubwo badahari babisiga. Ababazwa n'intebe umuntu yicayemo kandi iri gutyo. Amaganya mu mutima ngo atera kiyumviro, ariko ngo ijambo ryose ryiza risusurutsa umutima. Icya kabiri, amaganya ni isoko yo kutanyurwa. Nta muntu ufite umutima unyurwa ushobora kuganya. Icya gatatu, amaganya abuza umuntu gutahura icyo Imana yamuhaye nuko yamugize, agahora yigereranya n'abandi, ngo abandi se habe nuko muri aha ngaha muri Kenya i Nairobi hari ababasiga hano baje hanze, abo basize bagasigara baganya ngo wagiye se, ngo sinje bamutanze, ngo maze imyaka 13, ngo wagiye amaze imyaka 7, ngo naje se, ngo ba rubanda. None se UN nayo yewe ko yamutomboye urashaka iki? Wasenze Imana nawe ikagufasha ko ari byo watekereje, kuko ihuza kugendana kwawe n'ukundi kaho dosiye zawe zari zihuye. Utamura musa ubishizeho umutima ngo nanje se aranda musa ngo ndinde, aragenda se kurara musaba ngo nanje se ngo ninde ukindeba. Ninde ukikureba kandi uhagaze ku maguru abiri, uri mu nzira, ufite izina rizwi, ni wawe bahazi. Washimye ko nawe uhagaze. Ntabo mwazanye muri Kenya hano bagize impanuka barapfa, kimubazi?
tabarwaye indwara zidakira kandi nabo bari kuri dosiye bashaka kuja hanze. None wowe uracahagaze urimo wigereranya n'abagiye gusa unaniwe gutahura ko n'Imana igutungiye Nairobi muri kino gisagara mu nzu yo hejuru. Kera twatuzi ko amazu y'amaetaje ari abantu y'abazungu nibo babaga amazu y'amaetaje. Ariko uzi gutekesha gaze, gaze kabona iki gihe cyose. Muzi kuba mu nzu udafite n'akarima k'igikoni urakagira se ni yawe cyangwa urakagira hehe? Amaganya gusa ukaryuganya. Abanyarwanda baciye umugani ngo umutima usobetse amaganya ngo ntusobanura amagambo. Umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Reka mbabwire, ubuzima bwacu bugomba kurangwa n'amashimwe. Intambara zose tugira mu isi zituruka ku maganya. Habe n'ibimubona insengero zifite ibibazo n'amaganya, ni ukutanyurwa n'umwanya urimo no kutanyurwa n'abo ufite. Habe n'ubwo utabivuze kuri altari ariko hari amaganya asohoka mu kanwa, hari nanyenyera mu mitima. Umuntu wese unyuzwe ntakora icyaha. Ibyaha byose bikomoka ku maganya. Amaganya y'ibyifuzo bibi bitubamo bidukoresha penalty. Naringiye kuvuga ngo penalty za ndabyita za penalty, ndabyita za penalty, ndabyita iki bidukoresha tushe niyo penalty. Amaganya asa n'inzangano, sinzi ko muzumva. Ushobora kuba utabivuze kumugaragara ariko abantu bangana bose n'abanyamaganya. Ibyaha byinshi bikomoka ku maganya. Abanyeshari baroga n'abanyamaganya. Nta muntu ufite umutima utuje wagirira umwana wa mugenzi we nabi. Zose bikomoka ku ipupa ryo mu mutima, amaganya. Siko abantu bajya bareba n'imyenda abandi bambaye kubera agatima k'ishari. Cyane cyane abacu bakunda kureba nk'imyenda, ariko simvuze ko ari bose, bamwe muri mwebwe. Kimenye imenya zamenye undi mugore yo yambaye, akamenya n'umwenda ngo yambaye, akamenya n'ikirato yaguze kuri ico cyumweru ngo n'igiciro cyaco. Wowe utazi, hari igihe bambaza ngo se nta muntu wabonye wambaye ihuzu. Nukuri sinzamubona ihuzu keretse kaba nk'umweru cyangwa umutuku. Ariko kugira ngo nyimenye cyane ngo wa mugore wari wambaye ngo imwenda, kandi abantu benshi bakunda kuranga se nta mugore wabonye ngo wari wambaye umwenda ugiye kuba ngo nk'umutuku ngo ariko ngo sinamubonye. Keretse mbona umuntu ariko imyenda sinkunda kuyitaho. Ariko hari abantu bazi kubireba, kazarebera gutya ndiye haguruka bagiye kuririmba kabona gize gutya, agahitaganya mu mutima ngo nawe se yayikura hehe. Intandaro y'ishyari ryose n'amaganya, intonganye n'intambara tubamo n'amaganya. Reka bakangurire kugabanya amaganya. Ikintu cyose ukozeho unyurwe, kandi uze wumva ko umwanya Imana yagushizemo ari wo wa mbere. Asifiwe sana. Numara kumva ko ari uwa mbere, ikintu cyose kizakorwa uzumva nawe ugifite mu mugabane. Ariko ikimenyimenyi kuko abantu baganya uzabarebera mu gukora no kudakora. Abanyamaganya ntibakora, ariko umunyashimwe wese arakora kandi agakora uko ubushobozi bwe bungana. Ntibisaba gukora ibirenze uko ufite, birasaba ko icyo ugiye gukora cyose ugikora nta maganya. Asifiwe sana. Mureka amaganya. Bibiliya tubwira ngo ibyo tukenye byose ngo bimenywe n'Imana. Singiye kuri biriya bikurikira, ngiye gusoza. Iyo Imana imaze kumenya ibyawe, yabivuze umuhagarikizi ngo ntibimenywe n'abantu bagiye hanze muri Canada cyangwa muri Amerika, ngo bimenywe n'Imana. Iyo bwamenywe n'Imana nicyo gihe nabo ngabo bagufasha. Ariko Imana itakumenye, hari umugabo umwe ngo wakoreye undi murimo amufasha mu gihe cy'amage kigoye, buke yarakira.
waramubwira ati ni gute we nagufashije muri bya bihe bibi wowe ugakirukangibagirwa. Waramubwira ngo nimba Imana itarakwibuka ngo nije wowe kwibuka, ngo cagiye wamfashije ngo Imana yari yanyibutse, ngo si wowe. Nimwumve bene iryo jambo, ngo nimba Imana itarakwibuka nije wowe kwibuka. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo bimenywe n'Imana. Imana ikwibutsa abantu bakwibuka, itarakwibuka usa nkaho utariho, kandi uhumeka ufite metero na santimetero 80 na 5, uwo mugabo ni muremure, cyangwa uri umugore w'187 cyangwa 95, uwo mugore ni munini. Ariko Imana itari yamwibuka, itaramenya ibyiwe, ntawuzi umenya ko araho. Bazabibuka umugore wa 55 uri iruhande rwe akariho wibukwa, wowe ntibakwibuke. Ibyo twifuza byose bimenywe n'Imana. Imana yamenye ibya Nowa, imusiga ku isi abandi bararimbuka. Asifiwe sana. Imana yamenye ibya Aburahamu, imugira sekuruza w'amahanga. Imana yamenye Mose, imugira umuyobozi w'Abisiraheli. Imana yamenye Yesaya, ahanura Yesu nk'uzavuka ejo kandi ari imbere y'imyaka 700. Imana yamenye Dawidi, ahinduka umwami kandi ahitwa n'umunyamasengesho. Imana yamenye Daniyeli, hari umunyage, ahinduka uwa gatatu mu butegetsi. Imana yamenye Yosefu, ari muri prison, bamwogosha bamugira premier ministre. Ariko kugira ngo Imana imenye ibyawe nuko ubanza gutahura imbaraga igira. Imana ntigira nkunzi, icyo ufite mu mutima nicyo kizayikuru. Abo mvuze haruguru, Imana ntiyashingiye ku busa, yashingiye ku miterere mu mitima yabo. Cyumvikane kino kintu, mwumve neza. Imana ntishingira ku busa, ishingira ku cyo yakubonanya, akaba ari cyo uzamukiraho. Abo bose mvuze bafite impamvu Imana yabazamukiyeho. Nowa ngo yarubahaga, il était trop obéissant, nicyo Imana yashingiyeho. Aburahamu yanze, yatangajwe n'ukundi Imana yakwandikwa kandi kanurwa. Se yaramubwiraga ati mwana wa, izuba niriva ari ryinshi, Imana yacu ishobora kubaragara, huyinjize. Akibwira ati ni gute Imana ibaragara, tuyisenga kandi ifite ubushobozi bwo kwikiza kubaragara. Iyi ni Imana. Yari afite gutahura Imana nyamana, cyatumye Imana imukura muri Uru wa Karudayo. Mose nta kindi ngo yanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Faraho, ngo amare kwanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Faraho ibwami. Kandi icyo gihe cyari igihugu gikomeye cyane, cyari gifite ibintu bitatu byifuzwa. Igisirikare gikomeye ku isi, isumbwe, cyaratinyikaga, kikagira ngo nibyo kujya kubera ko cyahingaga hafi y'uruzi rwa Nili. Ariko ko ngo yitegereze mu bw'umwuka, arayanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Faraho. Aravuga ngo Abisiraheli bari hanze nibo tugiye kubabarana, bituma Imana imugira umuyobozi wabo. Hari ibyo ugomba kwanga kugira ngo Imana ikumenye, hari ibyo utanga kandi by'amafuti. Nico gituma utinze kumenyekana n'Imana, kumenyekana aho Imana iri, cyangwa se kumenywa n'Imana. Nari mvuze abo bose batubanjirije bamenywe n'Imana. Kandi reka nkubwire, uwo Imana imenye tibisaba irindi tangazo, rimwiyandikaho hanyura hose, kuko yamenywe n'Imana. Bifurije kumenywa n'Imana, ariko kandi kabasaba gutunga ibituma Imana ibamenya. Si ibindi birimo kutiganyira no guhora mushima, tuzakigera hejo nejo bundi. Icyo amashimwe azana, inyungu z'amashimwe, uko Imana itureba mu mashimwe. Shoje mbabwiye ngo amaganya atandukanye n'umutwaro. Aho muzasanga hose muri Bibiliya byemewe ko handikwa amaganya atabujijwe, muzamenye ko ari umutwaro. Aho muzasanga amaganya abujijwe, muzamenye ko ajanye n'irari ryo kwikubira no kwikunda, kandi mu bijanye n'umubiri bitandukanye cyane naho Imana ifite inyungu. Ariko nugira umutwaro w'umurimo w'Imana, ukarara ukubita umukumo kwitorero rigowe, abantu barimo bagorwa barimbuka, ukarara upfukamye ngo Mana tabara tabara,
umva amaganya niko tuya tunaririmba ngo umva uko nganya ngo ubwo ugenderera abandi si uko nganya ngo ubwo wagaburiye abandi ahubwo ni uko ugenderera abandi hariya maganya y'uko ugenderera abandi niyo twaririmbye mu ndirimbo ariko ntavuga ngo amaganya ngo yuko bahaye abandi bindi kugendererwaga n'Imana si ugutunga ni ukuganirwa n'Imana. Imana fasha zumvikane neza yego ubwo ugenderera abandi Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye tunsi namaganya usaba Imana ngo ikugenderere tuyisaba ngo dosiye yawe yihute tuyisaba ngo ubone amafaranga y'inzu nuko ugendererwa nayo wamara kugendererwa nayo bwa bwamukabura butahuye ugashaka no gukiranuka ibisigaye bya bindi mvuze nizo ntavuze bikiyongera kubera ko batahuye ubitanga. Yemwe ibisobanuro nari mfite byari ibyo ibirenze kuri ibyo ni ukuri nakoresha izindi imbaraga zitari zanje mureke dusenga Imana. Ana samaganya yiwe Yoko ata Imana imuha umwana amuyitambira none nayiwe umwana ubuhanuzi bwarashize muri Isiraheli Imana ntikivuga numara kumumva azaba mu ngoro ntazankuburira ntazanyubakira azaza ahangaha umutambyi yongera ko ari umurimo w'Imana nico bishatse kuvuga si urugo rwiwe kirumvikanye mureke dusenga Imana. amen yemwe muhaguruke dusenga Imana ariko simbacuye gano guhaguruka kugira ngo dusengere rino jambo dutandukanye amaganya twari dusanganywe nayo duhora twumva. Nukuvuga ngo amaganya yose Imana yumva nafitanye isano n'umurimo wayo mucumve kino kintu nafitanye isano n'ico wifuza ariko kizakorera Imana si ikigutunga wowe ubwawe kuko ikigutunga gikubiye mu kubanza gushaka ubwami bw'Imana. Ntimwumva ko haleluya Bwana sifiwe nimwumve kino nimba birivuga ngo muzabyongerwa ni ukuvuga ngo nibyo bito hano ntituzatwongeza ariko kera umuntu yakatishaga inyama ku isoko akababona mushiremo n'ubwiri kandi ubwiri ntibwabaga bunini kuyo baguhaye kaza kaba gato yari intoryi bazagushiraho rumwe ndetse bakaza kazana rutoya kandi ntibaburanaga kubera ko ari inyongezo. Mu yandi magambo ico bivuga iravuga ngo numara gutahura Imana niyo nini ibisigaye uzabikora bikunde kandi nivyo bitoya kuko nuko nk'umuntu ukoresheje ururimi rw'ikinyarwanda n'urwo nari nshoboye asigaye ngiye gutanga haleluya zirindwe nitumara dusengera ijambo. amen Tuzamure Yesu w'i Nazareti. haleluya 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 haleluya. Ejo naravuze nuko ejo naravuze ngo amasengesho agomba kugira intego. Iyo urasa amasasu udafite intego abantu bararasana cyangwa ugasarisha umubu ukawurasisha ibombo. Nimufata ibombe nawe ukuntu rihenda ukorerasisha umubu uburyangije. Tugiye dusenga dufite intego tugiye gusengera ikintu kimwe gusa tugiye gusengera ngo Imana iturinde amaganya y'ibyisi ahubwo itwongerere umutwaro w'umurimo w'Imana ibisigaye nituwugira ibijyanye n'umubiri ntibizizana kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo nzaha umugisha ngo umurimo w'amaboko yawe tumvikane neza ntimugirega ngo tuzavuga gutyo ngo buce mu gitondo se bajya bita ngo ni kiyatekarya abantu bishyuza bita gute baramye ngo kiyateka ni mubi kuruta nyir'inzu ngo kuko wewe ngo afite ingufure ebyiri ngo utamwishyuye ashiraho yiwe umuntu n'ubishagoye cyane kandi kubera igituma bikora gutyo
nuko umushahara wiwe ushingiye ku kwishyuza, yamara kuyakusanya yose bakamurikira cya cyumba, aramuserera atayakusanyije nawe bakimusohoramo. Nicyo gituma agira ziriya mbaraga. Numvisha amakuru yo ndayabaza, ndagira ngo uko nguko niko bimeze. Tuzananirwa gushaka amafaranga ngo uwo kiyateka ngo naza kureke ngo kubera ko wakiranutse. Ukiranutse amenya no gukora, amenya ko Imana itanga. Ijambo ry'Imana riravuga Yesu niko yavuze ngo Pawulo niko yavuze, ntabwo ari Yesu ngo udakora, ariko tukunda kuvuga ngo niko Yesu yavuze. Pawulo yavuze ngo udakora ntakarye. Turaba Imana yaremye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imirimo y'intoke zacu ni Imana iha umugisha. Dusenga Imana. Wera wa Israheli, Imana y'Aburahamu Mana nyir'icyubahiro, duciye bugufi cyane, dutandukanije amaganya ajanye n'iby'isi. Ukuboko kwawe gutangaje kujya gukora ibiremereye. Nicyo gituma nyagora ku ngoma ijuru rigomba kumanuka rikadukorera ibitangaza muri uno mugoroba. Abantu twateranye bagatahura imbaraga zawe, bakamenya ubwiza bwawe n'ineza yawe, bagaca bugufi, bagashaka ubwami bwawe. Ibisigaye ukabikora bisanzwe, ukabibahera umugisha. Reka tunyurwe nuko watugize, tumenye ko ibyo Imana ishaka kandi bishimwa utuweze ari byo igomba kuduha. Nyaguhora ku ngoma, tugize imyaka myinshi twigereranya n'abandi, tugucira urubanza kandi utarukwiriye ngo waratwirengagije. N'izina rya Yesu w'i Nazareti, imbaraga zo gutahura izo ngizo dusabye muri kano kanya, kugira ngo ijuru rimanurwe no kutugirira neza uko wabigambiriye kera bitari byabaho. Reka ubwami bwawe aribwo bubanza kumvikana mu mitima yacu no gushaka gukiranuka kwawe. Ibisigaye tuzerekezaho amaboko, bizaba inyongezo. Nyaguhora ku ngoma, kuko uri Imana irenze ibyo twebwe tuvuga n'ibyo dukora, nk'uko imbaraga zawe zingana zidukoreramo. Abakristo muri Silowamu n'abandi bakristo mandi amatorero atuye hano Gituraye twashoboye guterana no mugoroba, reka bamenye ko ico tugomba kwimiriza imbere ari umurimo wawe n'ibijyanye nawo. Ibisigaye tukabikora nk'ibisanzwe, tugategereza kubibera mu mugisha, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Reka n'icyatuma tuganya kigomba kuba gifitanye isano n'icyo ushaka n'umurimo wawe, n'ubuhenebere buri mu isi n'intambara ziyirimo n'amagorwa dukubye. Hakika ya Mungu no kubura uburaro kwa bene wacu, nuko bandagaye ku misozi, nuko basenyewe, tukagira umutwaro w'abandi bantu kuko bagirirwa neza. Ijuru rikamanurwa no kubatabara, kuko utangaje. Nyaguhora ku ngoma, ibyo nibyo dusabiye muri kano kanya, kugira ngo ubusobanuro bwimbitse bigire mu mitima y'abera, bamenye gutandukanya uko basanzwe baganya nuko bagomba gusaba. Uhindura amaganya yacu, uyahindura ibitwenge. Izina ryawe Mana rihabwa icubahiro. Tubivuze mu buryo bworoheje, ariko urabisobanura mu buryo bukomeye. Tubivuze mu buryo bw'abantu, ariko urabisobanura mu buryo bw'Imana. Tubivuze mu buryo bw'umubiri, urabisobanura mu buryo bw'umwuka. Tubivuze tuteranye gutya, urabiganira turyamye, tuze kubyukana amasezerano akomeye yo gutahura ibyo tugomba gushira imbere. Reka icyapa cyacu kiba umurimo wawe, ibisigaye uzabidukubira ushingiye ku byo dukora n'imbaraga zawe za buri munsi. Yesu ngugabura ibyawe bigabure nkugabura iby'Imana. Uvuga ijambo ngo rivuge nk'ubwirijwe n'Imana. Ngugabura ibyawe bigabure nk'uko ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo izina ryawe ryo rizamurwa. Nyaguhora ku ngoma, reka wumvikane ibitangaza by'ijambo ryawe, ubushobozi n'ubutware bukubiye mu mashimwe wizatubwiyeho. Ndabizi ko utangaje, kandi izina ryawe rihabwa icubahiro. Nyaguhora ku ngoma, ayatimize yote. urakoze Mana, timize yote Bwana, kudukorera umurimo ukomeye wo kutandukanyiriza ibyo tugomba kuvuga. Haleluya. Mu mwanya wa mbere n'ibyo tugomba kongerwa, ni mu izina rya Yesu tuzambaje, amen. Amen.